Yesu yantereye inda mu kibaya kiyobowe n'abashumba batazwi. Ngiye nababwiye ko ntwite nzabyara vuba cyane mu kwa 11. Ngiye ntwite ukwezi kumwe, ntago njya ntwita amezi 9, kandi sinabwo bwa mbere Yesu anteye inda, buretse ko aribwo mubimenye. Ngiye duhora tubyarana, ariko muri abo bana bane ntwite, abana 3 bameze neza, ariko wa 4 ntameze neza. Ariko uyu mugabo bita Yesu uburyo tubyaranamo, iyo tumaze kubyara mpita nongera ngahinduka umukobwa, tukinjira mu kwezi kwa buki kugira ngo yongera ndyoshya ameze neza, kugira ngo azongere kuntera inda ameze neza. Abo bari kunyita umusazi, hari igihe kigiye kugera bakamenya ko burya ntari umusazi, nari umuntu muzima. Ugeze umenye inkuru bundi mbere na mbere ko Claude yapfushije se wabo. Urumva Pastor Claude hari ibirori biherekeza uwavuye mu isi yagiye, kandi ibyo birori bigomba kugira ababishyigikira. Icyo nagombaga kuvuga mu buzima bwa Claude nakivuga, kuko ikindi navuga kubera ko abantu bo kuri imihanda mukunda ibinyoma. Yego, mbahaye ukuri gendanye na Claude, ibyo nagombaga kuhavuga muri ubu bukwe yashingiye bitewe nuko afata Imana muri Mama Sharirene. Sanzwe mbizi ko Mama Sharirene ari umugore wa Yesu. Kristo yarongoye umugore afite nundi mugore, ntago abahindura abakeba. Nakubwiye yuko umurimo wanzanye yego ari ugushaka indaya zingahe? Ebyiri. Indaya zigize gute? Zirashonje. Buretse ariko murajya hehe? Murajya hehe? Indaya zigize zite? Uri umusazi. Slim Jesus. Abantu benshi babonye akavideo kamaze iminsi gatrendinga, uyu mubyeyi avuga ko ari umwe mu bantu batwitiye inda Yesu, kandi inda yenda kuvuka, kandi inda yayisamiye mu kibaya cyo kwa Rukundo Empire. Uyu munsi ndibuze kwibazaho cyane, nibaze se mu mashansi uvuga ko Yesu aryamye mu cyumba, abantu bari baje ngo uwo Yesu uryamye mu cyumba muri abana, ati yego niwe mugabo wanjye, atubu abandi bakibaza bati amashansi arongera akaba umukobwa. Ndibuze garuka aho hantu, ariko mbibutse ko uyu munsi musanze mu rugo rwe, aho yita mu rugo rwe ubundi wimbeshyera aha nakubwiye ko ari kwa muganga naje kwipimisha inda yanjye. Harya mu rugo rwanjye ni hahandi tubana na Yesu mu Kagarama. Mwese mu rugo rwanjye mpipimisha inda. Turi ku bitaro. Yego, mama Shansi yaje kwipimisha inda yatewe n'umwami Yesu. N'umwami Yesu yaguteye inda? Yanteye. Oya ngiye ko mfite umuspecialist umurikirana ku giti cyanjye, ntago bigombera umunsi wa rusange. Yego. Aha rero niho twaje guhurira kuri iri vuriro rye. Reka dusengere abantu by'umwihariko mubona ko twaje kwa muganga, aho mu mashatsi aje kwipimisha inda, ariko ntago byatubuza gusenga mbere yuko twinjira mu bitaro kugira ngo bamupime barebe ngo atwite iki cyangwa se azabyara ryari. Byose kwa ko ari ugukora kw'Imana. Reka dusenge, ubundi tumara gusenga ubundi mbone kwinjira mu kiganiro. Mama Sha, mwanya no wawe. Kandi mwibuke muze kugira tugire vuba, kubera ko mwantindije kwinjira mu bitaro mbategereje kugira ngo mbone ninjire mu bitaro. Reka dusenge. Uri data wa twese, Imana imwe rukumbi, nta uhwanye nawe, izina ryawe nirihimbazwe kandi nirishyirwe hejuru. Turagushimiye Kristo kuko waducunguye, ariko ntago watinze mu isi, warangije umurimo wawe uhita wigendera, urangije uratubwira ngo ntago mbasize mwenyine. Udusigira umufasha ari we Mwuka Wera. Warakoze uwo mufasha dufasha muri byose, niwe utumye gahunda igiye kuba, niwe uturindira muri iyi si. Mwuka Wera nubishimirwe butatu butagatifu, Imana imwe rukumbi, ndabashimiye kuko mujya mudufasha muri byose. Mwami Imana Nyiringabo, turagusabye muri iri tangira utangirane natwe kandi uze gusozanya natwe. Sengeye buri umwe wese udukurikirana kubwo kubaka ubwami bwawe muri bwa buhanga no muri ya migani wagenda guca mu rugendo rwawe ikumvwa n'abagomba kubyumva. Ndagushimiye kugiye kubana natwe. Mfunza amarembo y'ikuzimu, cecekesheje imbaraga z'umwijima, mpamagaye imbaraga z'Imana kugira ngo ubwami bw'Imana ubwami bw'Imana bwogere, ubwami bw'Imana bukomerezwe muri twebwe, ubwami bw'Imana bubone igikwiriye kwinjira, bubone igikwiriye gukorwa. Kristo habwa icyubahiro. Mbaye ngushimiye aho ugejeje ukora, ni mu izina ryawe Kristo nasengaga nizeye. Amen. Amen. Ibise bimeze bite rero mu mashansi mbere yuko nza gukurika kugira ngo ninjire mu bitaro bane na dogiteri, kwa ko urabona ko maje kureba nkutunguye, wumvishe mu nda bimehagaze biti? Uratwe ko utwite inda y'ukwezi. Wimbeshyera.
waratubwiye uzabyara muri kuno kwezi wabeshye abantu twitwa ngo uzabyara mu kwa 11 Mana ikiranuka imenya bayo yego ngiye nababwiye ko ntwite nzabyara vuba cyane mu kwa 11 yego urumva ko none ubundi kuri kamera ari mu kwa 11 oya turi mu kwa 10 turi mu kwa 10 ko dusigaje iminsi 3 ngo tukwinjiremo ni ushaka ubu umunsi umwe nigeze mvuga itariki nzabyarira kandi yakubwiye ko bihagaze gute mu ndabyibura nakubwiye yuko abana batatu bameze neza ariko wa kane ntameze neza ariko umwana wanjye wa kane ngiye kumuririmbira yego ntago nyiririmba yose nako kanjemo ngo hahandi kure narindi iyi si yarangiza ukundi we ntiyitaye ku ikamba rye yaramanutse aransanga kure y'amaso y'abanseka kure y'iminwa y'abamvuga niho yanshakiye icyicaro ati mwana wanjye tuza uwo ni wo muti ni nako kwitabwaho yego ko kumera neza k'uyu mwana ufite ibibazo ushobora kubaho cyangwa ntanabeho mu buryo bumwe cyangwa se ubundi yego kuki umwana wumva ko we adashobora kubonga avukane na bagenzi be bavuka ari impanga eshatu kandi bavuke neza azabaho mu kwizera kw'Imana hari gahunda tugiye kwinjiramo guturuka ku itariki ya mbere y'amasengesho y'iminsi 40 uyu mwana ari amasengesho ashobora kumuhesha kubaho twizeye Imana ko aya masengesho y'iminsi 40 azamuhesha ubuzima ibipimo ngeze ntangaza itariki se natangaje ukwezi navuze mu kwa 11 kandi itariki ya mbere ukwezi kwa 11 nibwo amasengesho azagira ate azatangira azamara iminsi 40 rero Imana yije gutabara ntitabara umusozo ku musozo w'amasengesho ahubwo ishobora no gutabara amasengesho atangira cyangwa agezemo hagati aha ntago twakwinjira mu mikorere y'Imana kuko ikora uko ishatse ikagenza uko ishaka kubipima abadokiteri bagaragaje mu byuma bipima batweretse ko umwana atameze neza ariyo mpamvu tugiye kwinjira mu masengesho y'iminsi 40 ku muntu wese ukunda mama chance akamusengera ku muntu wese wumva akeneye ubundi buzima bwiza bwo gusenga amasengesho y'iminsi 40 aje gutanga ubuzima kuri uyu mwana yego hanyuma se ko uyu mugore agiye kwa muganga bari kumwe n'umugabo we wiha umugabo mwajyanye ari hehe umugabo wanjye ngo uwo muri kumwe na hano arahari dore yicaye iruhande rwa buri wese inde turi kumwe Kristo umugabo wawe turi kumwe se ngwino turi kumwe muri kumwe yego umugabo wawe muri kumwe aho cyane muri kumwe ubu ngubu cyane kuko n'ibindi kuvuga yego niwe uri kubimvugisha ari kujya nyongorera akambwira ngo vuga ibi oya sanje bari bubyemere amasha none se nge naje kwemeza abantu ko buriya ngo ubwira bumva ntavunika wa mugani wa oya abo kumva barumva abatumva abo ntibandeba na Yesu yasize atabirangije nawe yasize bose atabashyize ku murongo yego abantu kuri social media bari baje ngo uyu mama uvuga ko atwite ni naho ngiye kwinjira mu kiganiro kugira ngo nyikubazeho abantu babashe kumva iki kintu waravuze ngo uratwite kandi ndutwite uzayibyara mu gihe cy'ukwezi kumwe abantu baribaza bati se koko hari indi ishobora kuvukira ukwezi kumwe amasha iyo ndutwite ntimaze amezi 8 hasigaye ukwezi kwa 9 oya ngiye ntwita ukwezi kumwe ntago njya ntwita amezi 9 wowe ntwita ukwezi kumwe kandi sinabwo bwa mbere Yesu anteye ndaburetse ko aribwo mubimenye ngiye duhora tubyarana ariko uyu mugabo bita Yesu uburyo tubyaranamo iyo tumaze kubyara mpita nongera ngahinduka umukobwa tukinjira mu kwezi kwa buki kugira ngo yongera ndyoshye ameze neza kugira ngo azongere kuntera inda ameze neza urumva ko n'umugabo utandukanye n'abandi bagabo ntabwo ari ubwa mbere tubyaranye ngo nagashya nge duhora tubyarana we na Yesu kuko murabyarana byanyabyo turabyarana cyane umwana mbere mwabyaye yitwa ndese kareka ntawe nabaha abana tubyaranye hari abagomba kugaragara n'abatagomba kugaragara abazagomba kugaragara igihe nikigera muzababona ariko hari n'abatagomba kugaragara ntago abana bose tubyaranye ngomba kubagaragaza cyo kozinda kubera ko nayitangaje umwana umwe
nzamwerekana navuka. Uwo mwana navuga rwose nzamubereka. abandi babiri so bashyire Abandi 3 cyangwa kwa tubwiye ngo iyo ngiyo iya umwana wa 4 igiye kuvamo. Oya, ibyo ni ibisubizo abaganga bagaragaje. Yego. Kandi kubigaragaza Yego. tugiye gusenga amasengesho y'iminsi 40 hamwe n'abaza ayo masengesho y'iminsi 40 uyu mwana twizeye ko atazavamo nawe azavuka. Ariko muri abo bana 4 ntwite umwe we nzamugaragaza ariko 3 ntago muzabamenya. Ubwo wabona uzatwereka uwa 4 cyangwa uzatwereka uwa 2 muri abo ngabo? Sinzi uwo nzabereka uwo azambwira ati ngo uburenganzira bwo kumwerekana nzamwerekana. Ise azambwira ngo mwerekane nta kibazo niwe nzabereka. Ko biteye amatsiko. Twikomereze nta kibazo. Uyu munsi nongeze n'umugisha wo kuba turi kumwe abantu benshi bakwibazaho ibibazo byinshi. Harimo abandika ngo mama Chantal ashobora kuba afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe. Nibaze ngo abantu birirwa bavuga ibintu ngo ufite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe. Koko iki kibazo warahuriye nacyo? Uzi ngiye kubasubiza. Umusazi yarahagaze mu nzira. Ariko nta wari ubizi ko yasaze. Yego. Noneho muri uko guhagarara ku nzira abantu bakamwibeshyaho. Yego. Bakamubaza ngo tuyobore. Ariko iyo nzira yarahagazemo harimo tuyira tubiri. Akakuyobora akakubwira ati dore inzira ngiyo. Nugera imbere urahasanga utuyira tubiri. Ariko nugera muri utwo tuyira tubiri bigucange nkuko nanjye byancanze. Yego. Umuntu wese afite uburenganzira bwo kumfata uko ashaka. Abanyita umusazi, abanyita ikigoryi, abanyita uko babyumva, ubwo ni uburenganzira bwabo, ahubwo icyo mpa agaciro nuko ngewe niyita. Wewe wiyita ndetse? Umugeni. Umugeni se utwitabaho? Cyangwa ahubwo ndura umugore uri utwite? Okay, ntago ari nge witwa iryo zina njyenyine kuko ni izina rusange. Yego. Ariko ntacyo ndumva ndi muri mudu yo kuririmba nubwo naniwe. Yego. Reka ndirimbira abandi bagenzi banjye. Kugira ngo dukomeze iganiro banzu uririmbe. Yego. Mugeni wa Yesu itegure ari hafi yo kuza kukujyana mu byicaro byiza byo mu ijuru byateguriwe abamwizera bose. Amen. Ngewe niyita mugeni. Yego. Irindi zina nemera ni izina niswe na Mwuka Wera mama Chance. Yego. Andi mazina nemera nayo niswe na data na mama babaye inzira yo kuza hano ku isi. Nahandi abantu banyita ntayo nemera. Ayo nayo banyita bitewe n'igihe. Abo bari kunyita umusazi. Hari igihe kigiye kugera bakamenya ko burya ntari umusazi nari umuntu muzima. Yego. Kandi umusazi arasara akagira ate? Akaba kwijambo. Urakoze. Abenshi bati mama Chance buri atajya avangirwa. Ati ibintu byose uvuga bari ukuvangirwa nta kintu cy'umwuka kiba kirimo. Nakubwiye yuko kwanza aho tuhave. Umugore utwite nakubwiye ko bamubaza amagambo make. Aho tuharenge abantu ntago nitaye uko bamfata ahubwo nitaye uko ngewe nifata. Ntago nitaye uko abantu banyita ahubwo nitaye ku zina ngewe nitwa. Niyita. Ibyo tubirenge kandi niba wumva ibibazo byarangiye nkura kuri kamera. Jese ne nakubaza ko turasuhuza abantu ntago twagira mu gihe cy'ibibazo. Ngaho tuharenge sinshaka ko tuhaguva. Okay, tuhaguve ahangaha ariko ndimo ndava ahangaha ndetse nkwibariza ngo ese koko ushaka kutumenyesha itariki muzabyaraho nk'abantu baciye muri ecography hanyuma ukatubwira n'ibitsina uzabyara uko nimba ari abangu cy'abakobwa undi tukazaza guhemba tuzi ibitsina tuje guhemba tukamenya imyenda tuzana. N'abakobwa 2 n'abahungu 2. Ecography garagaza abantu uzabyara n'abakobwa 2 n'abahungu 2. Yego. Urumva ko ntwite amahanga yose. Igihe nzabyarira ntago nagitangaza. Byaba byiza utinya barozi se mutunguwe. Ngewe ntinya barozi. Kandi yego aho ntacyo nabona nagusubiza. Ntago ntinya barozi. Ahubwo ibintu byose siko tubivuga. Ubuse yo konza amazina yawe. Yego. Wigeze umbwira bayakwise? Hoya. None se. Ubuse ko duhagararanya ahangaha nza aho wavuye? Wapi? Ubwo ibyo nguhaye nibyo ngibyo nta bindi narenzaho. Murakoze cyane. Itariki nzabyariraho ntago nayitangaza sina ngombwa. Ubwo abantu babyumvishe abantu mwashaka guhemba mu Chance n'abantu bashaka kugira ngo bazamugereho numva kazabyara ibitsina byombe bakobwa 2 n'abahungu 2 ubwo ni impanga 2 z'abakobwa n'2 z'abahungu ubwo ni impanga enye. Umuntu ushaka kujya kumufasha no kumugurira imyenda ngewe mfashwa kubagenda nuko oya subira mu ngewe mfashwa reka hafashwa abakene kandi nge sindi umukene
tazagira umuntu gusuzugura. kare hafashwa abagize gute Abakene, abantu bo gufashwa. hafashwa Ngewe rero ndi umukozi yego uhembwa yego nubwo ntwite narizigamiye kabiri nge ndahembwa. Rero abazashaka kuza guhemba umubyeyi abo ni kariba igihe kigeze, ariko abazaza kumfasha abo ntabo nkeneye. Bazagiye gufasha za mayibobo, hari abana bo mu muhanda, hari abantu basabiriza ku mihanda. Nge rero ntago ndi muri abo, ntago nge mfashwa. yego. Hanyuma iri vuriro waryakiriye gute n'uburyo bagupimyemo? Ese muganga wamwakiriye gute by'umwihariko kuko ntabwo nari kurenga ngo nakubajije? Ese ivuriro rimeze rite, ryakwakiriye gute, serivisi mu ivuriro batanga urumva zimeze gute? Ndashimira Dr. wanyakiriye. Yego. Ahangaha nahageze ku isaha y'isaa 4 z'amanywa. Nitaweho byose bishoboka. Ibyo nsabwa gukorerwa byose nabikorewe. Yego. Rero muri ibyo byose nakorewe ndashimira Dr. wanyitayeho n'abandi baganga bakorana. Ndumva bihagije ibyo. Birahagije. Banyitayeho bihagije. Bakwiteho bihagije. Yego. Reka mite ninjira mu kiganiro noneho neza abantu twari turi kubasuhuza. Yego man, tubasuhurisha ibibazo. Yego. Abantu mwese turabasuhuje mu rerero hose mu mpande z'isi zigiye zitandukanye, amajyepfo amajyaruguru y'igihugu cyacu, umujyi wa Kigali by'umwihariko. Ubu nibwo dutangiye ikiganiro, ndi kumwe na Mama Chance, turi ku ivuriro. Ibipimo bya mbere twose byanditse ku rupapuro, handitseho itangiriro Yesaya umurongo wa mbere igice wibaha byose tubaye agace. Handitse itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26 baha aho ngaho. Niki ku ipapuro ryo kwa muganga handitse itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26. Nibyo ipapuro birangira ivuriro. Yego. Kandi aho ngaho nyine harabaye kugira ngo babashe kumenya iri vuriro iryo ari ryo. Yego. Ubwo ivuriro ni itangiriro ubw'abantu. Ivuriro ryitwa itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26. Iri vuriro rikaba riherereye ku musozi wa Bankwa Ngutabare. Ariko hafi ngo hari ka Yesaya. Oya. Oya. Aya ni ayandi ma service yakira abandi bantu. Ngewe nakiriwe ahangaha mu itangiriro 1:26. Yego. Wahawe serivisi nziza, abantu barabibona cyane. Hanyuma ninjire mu kiganiro, abenshi bati mutitonze uyu mama akorana n'imyuka y'abarangi, yazabajyana hakurya ngiye aho akoranira nabo. Ariko nibaze ngo ese uyu mwuka w'abarangi ari aho ujya uhurira nawo? Nese ngewe mpurira hehe n'abarangi? Ngiye nkorana nabo, ntago nkorana nabo kuko abarangi n'imbaraga satanike, kandi nge sinkorera satani, nkorera Imana. Yego. Ati ngewe ntabwo nkorana n'imyuka y'abarangi, ati imbaraga satanike sinkorana nazo, nkorera Imana. Ni iki ushobora kubwira abantu bavuga bati uyu mumama mutarebye neza, dayimoni akorana nazo n'imyuka y'abadayimoni akorana nazo ashobora kuzabahuza nayo, cyangwa se namwe mwarangira musanzwe mukorana nayo? Mama Sha, iyo myuka y'abadayimoni ubundi wemera uwo mwuka? Uretse gato mbanze mbasubize, none se ko bababwiye ngo ntimugakorane nanjye murebe neza, nshobora kuba nkorana n'imyuka mibi, kuki mwagarutse gukorana nanjye kandi barababujije? Kandi twebwe ngiye nagomba kukubaza ibyo bintu. Nanjye ndabanza nkubaze ko bababujije, kuki mwagarutse gukorana nanjye kandi barababwiye ko nkorana n'imyuka mibi? Ikigaragara icyatumye mugaruka, ubwo umwuka nkorana nawo murawemera? Uwo mwuka rero mwemera, none mukaba mukora icyaha? Twaje gufata ikiganiro. None se ko babuza kuza gufata ibiganiro ku muntu ukorana n'iyo myuka mibi, kukimuza? Ngewe ndabihakanye, sinkorana na satani, nkorana n'Imana. Yego. None ubwo urumva hari ikindi narenzaho? Ibyo birabaye. Abantu nakubwiye ko bafite uburenganzira bwo kunyita uko bashaka. Ngewe icyo nzi cyo nuko nzi komisiyo ndiho irakomeje kandi sincitse iki intege. Okay, mushiti wawe agira gutya apfusha se wabo Pastor Claude. Agira ibyago apfusha se wabo. Ugeze umenye inkuru ubundi mbere na mbere ko Claude yapfushije se wabo? Ni wowe mbyumvanye. Yigo. Ahantu narindi ntago byari kubasha gutuma mbimenya. Ubwo rero iyi nkuru rekanye kubwire se wa Pastor Claude yitabye Imana. Pole niyihangane. Mwisi turabashyitsi kandi turabimukira. Yego. Twese n'abasigaye
natwe tuzataha ubwo yagiye nyine yavuye mu isi nk'umushyitsi n'umwimukira. Pastor Mutesi niwe muntu wa mbere twabonye atabariza Pastor Claude avuga ati ababishoboye mu buryo bumwe cyangwa ubundi mukandira akanyenyeri Pastor Claude kugira ngo abashe guherekeza umusaza neza. We n'iki wabwira abantu nyuma yuko twumvishe Mutesi avuze iryo jambo, we n'iki ushobora kubwira abantu bakurikira mu mashanse by'umwariko ibiganiro ukunda gukora n'abakunzi, we n'icyo babwira kubw'ibi byago uyu muvandimwe yahuye nabyo? Igihe cyose iyo umuntu yakoresheje ubukwe yashyingiye agomba kugira abamushyigikira. Yego. Urumva Pastor Claude hari ibirori biherekeza uwavuye mu isi yagiye, kandi ibyo birori bigomba kugira ababishyigikira. Umuntu wese wumva ko nawe ashobora kuzataha agakenera amaboko amushyigikira muri ubwo bukwe bwe yakwitabira gushyigikira Claude. Ariko niba wumva mu isi uri kamara utazahava, ndumva ibi bitakureba. Umunsi bijya gushyingura gogo witwa Pastor Claude yaravuze ngo ntago nshobora gutwika essence yanjye ngo ngiye kureba bari gushyingura gogo, sinshobora kuvanga bitewe nuko amafaranga bushyire mu modoka sindi buyabonemo izo views ntago nayagaruza. Abenshi batangiye kumubwira bati uko wanze kujya gushyingura gogo nako nabandi bantu bari buze kwanga kugera iwa kuko nawe wanyu ngo nta views zirimo mu murambo wa so wanyu. Ariko ibingire mfashe nk'abantu bari gushaka gushinyagurira Pastor Claude yihangane, ariko nibaze ngo kwa Claude ataragiye gutabara gogo bitewe nuko nta nyungu yari kubikuramo cyangwa se nta mafaranga yari kubyinjirizamo, byatuma abantu batatabara uyu muryango wa Pastor Claude. Icyo nagombaga kuvuga mu buzima bwa Claude nakivuga. Yego. Kuko ikindi navuga kubera ko abantu bo kuri imihanda mukunda ibinyoma. Yego, mbahaye ukuri ntago byaba byiza cyane. Byo kwiza kuduha. Rero ndi kumva yego ibyo ngibyo kubigendanye na Claude ibyo nagomba kuhavuga birabaye muri ubu bukwe yashyingiye. Ibyo nagomba kuhavuga nabivuze, reka mbe ndekeye aho ngaho. Ndi kumva ukuri ntako nshaka kubaha. Ariko watanga ukuri mu mashaka. Oya twagiye tujye no mu bindi. Ibyo nagomba kuvuga kuri ibyo ngibyo wambajije nabivuze. Ngaho twikomereze. Turakomeza kandi nta kintu uvuze kuri iki kintu. Ngaho kuraho kamera nigendere. Oya ntaye. Ngaho tujye mu bindi. Yego. Tujye kora tubona umurokore mugenzi wa Masharirene aza kuri social media. Haravuga ngo hari abo cyakijije. Turi ku musozi nawe yirwa yambaye agatambaro n'umukozi w'Imana mugenzi wawe. Igikize? Igiki cyakijije? Igitsina. Ati hari nabo cyagize gutya kirabahombera. Nibaze ngo uyu murokore ubu ntiyaguye. Hagushwa n'ikize? Hagushwa n'iki? Nisumva amagambo yavuze ko yarakwiriye kuvuga umuntu w'umurokore. Ariko yego kuki mushakira kugwa k'umuntu mukuri yabahaye aho kumushakira mu kinyoma yakabahaye. Ukuri yatanze kuko hari abo ubwambure bwabo bwakijije, hari nabo bwakenesheje. Nibyo bigaragaje ko Mama Sharirene yaguye. Nta kugwa kwa Mama Sharirene mbona. Ntago aho ngariho hagaragaza ko Mama Sharirene yaguye. Ahubwo yabahaye ukuri. Ntago ari ukuri nyamara yaguye. Yagushijwe n'iki? Sona we atari ukugura hari ijambo ry'Imana bungu buri kimurimo nyuma yo kuvuga ibi bintu. Ako ubundi ijambo ry'Imana ni iki? Banza usubize ijambo ry'Imana ni iki? Umushyitsi mwiza. Umushyitsi mwiza. Wowe ni kufata ijambo ry'Imana. Okay, buri wese bitewe nuko afata Imana muri Mama Sharirene azabifata uko ashatse. Gusa ngiye nka Mama Chance ntago kuba yaravuze gutyo ari byo byatwemeza ko Mama Sharirene yaguye. Ntago yaguye, ahubwo yabahaye ukuri. Umuntu hagakira umukozi w'Imana mu mashaka. Ntabyo nzi ngewe, ibyo ntabyo nzi. Umukozi w'Imana ari icyo nzi cyo nuko Mama Sharirene muzi nk'umukozi w'Imana, ibindi ntibindeba. Kandi mu buryo akoreramo Imana n'uburyo butandukanye bitewe n'amahitamo yiwe. Bamwe ngo cyaba bakiye amataje abandi kibagurira amamodoka. Ariko icyo ni igiki? Igitsina. Nicyo yararimo aravugaho. Rero buri izi mbuga nkoranyambaga hari defo mufite. Hari indwara murwaye mugomba kujya kwivuza. Ngewe iryo jambo yavuze ukuri mbwiye. No comment. Mfite comment kuba naba nakurikiranye ikiganiro cyose. Hari impamvu yavuze ibyo bintu. Rero ku kajambo kamwe yaba yaravuze ntacyo mfite kuvugaho. Ahubwo icyo navugaho nuko ibyo yavuze ntago ari byo bitwereka ko yaguye. Ahubwo imibanire ye n'abantu. Yego abo babana nibo bazi ko Mama Sharirene agihagaze cyangwa gikomeye. Ariko amagambo ayo yavuze ukuri kwayo magambo nitangira ryayo n'umusozo wayo ntago ari akajambo kamwe mwakuyemo. Akwiye umubyeyi nawe aragira ati nanjye ubu ngubu nagize gutya ntago gahunda tekinike zigikorwa unabaye umugore wa Yesu. Inde? Mama Sharirene nawe barango ni umugore wa Yesu. Nibaze ngo
abagore mwe muhuje umugabo bite gutwaye umugabo wa mugani we inde mama Charlene se buriya rero abantu baba mu kinyoma ntago bakunda ukuri kandi n'ababa mu kuri ntibakunda ikinyoma ngewe ibyo ntago ari agashya kuri ngewe nta nubwo ari ibintu by'inzaduka sanzwe mbizi ko mama Charlene ari umugore wa Yesu habanje ndetse hagati yawe na mama Charlene ku buryo uvuga ngo nawe usanzwe ubizi ko ari umugore wa Yesu habanje mama Charlene urakurikira Yesu regagira abagore benshi kwanza ibyo bintu uretse kongera kubimbaza icyo nagombaga kubivugaho nakirangije nkura no kuri kamera turacyakora ikiganiro ariko turacyakora ikiganiro mu masha ariko ntongere kumbaza ku bya Yesu ku bya Yesu niwongere kumbaza bya mama Charlene tumusimbuke tumurenge ibyo nagombaga kumuvugaho nagize nte wabirangije sawa yego ariko nakubwiye ko umugore utwite urakazwa n'ubusa abagore batwite murakazwa n'ubusa none sinakubwiye ko ntwite kuki urakazwa n'ubusa nago ndakazwa n'ubusa ahubwo uri kumbaza ibintu bavuga ko bagira umushiha nge nta mushiha mfite ahubwo uri kumbaza ku bintu ukabitindaho ntago nongera kubibaza sawa ujye umbaza ikintu cyo ngusubije wongere ujye sinakunya kubaza kuri mukeba wa mama Charlene muhuje umugabo nago mama Charlene ari mukeba wanje nago ari mukeba wanje ahubwo ni munywanyi wanje ni munywanyi muvandimwe muri Kristo kwakurumva kwa ngo babisobanutse none nubwo wari urakaye uzi ko urakara nabi reka nkubwira mama Shawe yabanze umbwira impamvu urakara nabi reka nkubwira akajambo kandi uzajya dukubita mu butahano uzajya butwegera reka nkubwira akantu Kristo yarongoye umugore afite n'undi mugore ntago abahindura abakeba ahubwo abahindura abavandimwe bagahinduka umuntu umwe rero ntago mama Charlene ari mukeba wanje ahubwo n'umuvandimwe wanje muri Kristo Yesu urumva Yesu nyine yitungiye abavandimwe urumva sari cyo bitwara ubona ko nasetse wandi wari warakaye narindakaye abantu mutajya mubona mu mashansi yawe murabona ko byibuza apfuye no guseka agezemo n'akamwenyu ariko warakajwe n'ubusa ntukongere kurakara ukundi reka ntago ngiye narakara erega buriya na Yesu yageze mu nzu bari kuyicururizamo yego kandi yari inzu y'Imana yego arangije arabimenagura abwira ati bubu bwa mbere n'ubwa nyuma mwongera kuza gucururiza mu nzu y'iki y'Imana waruzanye ibicuruzwa rero mu nzu y'Imana nagombaga kurakara nkabimena amajana ninzanye ibicuruzwa mu nzu y'Imana ibicuruzwa nazanye urambeke yego twikoze ikiganiro nacyo ntago nongera kubaza kuri ibyo bintu kuko ntago ngera kuzana ibicuruzwa mu nzu y'Imana sawa twagiye ngo nzanimo ibitabo by'indirimbo n'ibindi bigiye bitandukanye n'abaramyi n'umuramyi abenshi bati mama Chance ADPR ramutenze ntikimwemera nk'umukozi w'Imana ukimora mumbaza ibyo bintu njye ADPR ntiyantenze njye muri ADPR ndimo yego ndi umukristo wanditse mu bitabo uri kubyumva bya ADPR ntago bantenze njye ibyo bintu ni ibinyoma ntago bagutenze ni ibinyoma ADPR aho muherereye hose n'abantu mwajyaga mwandika turuturu muri comment ko Mashanti ashobora kubatenze abo nyine ni babandi nyine baba bari mu kazi kabo nabo baba bafite uwo bari gukorera mu binyoma byabo babakorera ndetse se w'ibinyoma se w'ibinyoma ni ndetse ni Satani Satani yararenganye nese niba ngenza kwivugira ko nahagaritswe umuntu akaza akababwira ko yahagaritswe yego ubwo nyirukuri ninde nyiribinyoma ninde aho twaharenze nge sinahagaritswe kandi nukuri hori nuzongere kumbaza iki kibazo ariko abantu bagifite amatsiko nawe wabyumvisha oya abo bafite amatsiko uzaba nese we nta muntu ujye ubikubaza uzakatekamo kano kantu genda ukabahe nge nuzongere kumbaza kwihagarikwa ryanjye muri ADPR nge simpagaritse nukuri uracyahanura muri ADPR se none se ubundi iyo kamera untunzeho ndi ku bitaro ndi mu bitaro ariko muri adresse ya hehe ya ADPR hano na Anglikani yahakorera na restoration n'abayisilamu bahagera ubwo se urumva utari kuvuga mama Chance uwo ndiwe nge nta dini ngira nta dini ugira yego yego mama Chance reka dukomeze tugana no ku musozo w'ikiganiro ariko hari ibibazo rata nabe nawe tugana kuki ku musozo w'ikiganiro ku musozo w'ikiganiro ariko hari ibibazo 203 nshaka kukubaza n'inusu 203 n'inusu hasigaye ikibazo kimwe rukunda ahita ndambika kamera hasi kandi nimugire ngo rwose ndabatengushye iyo nkubwiye 303 cyangwa se na 2 n'inusu habasigaye ibibazo bitatu ndabikwemereye ngaho mbaza yego hanyuma hari
umubyeyi witwa Mama Sharon umenyerewe ku biganiro dukunda gukorana cyane, akunda no kukuvugaho cyane, avuga ngo ufite ikibazo ngo bazagufate bagutware kwa muganga, bandi ariko abantu nyine bari hafi yawe ngo bazagutware kwa muganga barebe ko nta kibazo cyo mu mutwe ngo ufite. Ejo twakoranye ikiganiro arambwira ngo umva ikintu cya mbere yuko Mama Chance nongera kugira ikintu nongera kumuvugaho, kuvuga ko Yesu yaba yaraguteye inda ukaba uri kubura ukwezi kumwe ngo iyo nda ivuke, aravuga ngo uzasobanurira abantu baheze mu rujijo, ese icyo kibaya bagutereyemo inda ni ikihe? Uri kumva? Ese abo bashumba bagutereyemo inda ni buretse gato, buretse Mama Chance, abo bashumba ni bangahe baguteye inda? Uri kumva? Ese ko nanjye nakomeje kubizwamo ngo ni ngiye ngo waguteye inda. Ibyo bintu biragenda gute? Ndagira ngo ariko mbere na mbere ko usubiza ibyo ngibyo ubanze usubize icyo kibaya bagutereyemo inda ni ikihe? Abashumba bagutereyemo inda ni bangahe? Abo bashumba batazwi nanjye ngo ndimo ubavuga abandi bankurikira abo bashumba. Yesu yanteye inda mu kwezi kwa 10. Yego. Ayinterera mu kibaya cyitwa Rukundo Empire. Yego. Kandi icyo kibaya kikaba kiyobowe n'umushumba w'indaya Rukundo. None se ntago byemera ko umushumba w'indaya? Ntago ndi umushumba w'indaya. Akora uko? Giye bura rero nanga abantu babeshye. Yego. Narakubwiye ngo iyi shene yawe. Yego. Ikurikirana n'indaya ziri mu Rwanda n'iziri hanze. Nkubwira ko misiyo mfite, yego. Kuri iyi kamera yawe nje gushaka indaya. Imana yantumye kuri iyi shene yawe, yego. Yarambwiye ngo agiye kuguhamagara. Yego. Ngiye kumva numva urampa. Mabagaye si wowe wampamagaye? Yego. Umaze kumpamagara duhura ubwa mbere ndakubwira nti Ruku, kamera yawe ikurikiranwa n'indaya, uri umushumba w'iki? Yego. W'indaya. Narabikubwiye cyane ntabyo nakubwiye. Warabimbwiye. Ndakubwira ngo ukiva kuri kamera, nyuma yuko ngewe ngiye. Yego. Hari abantu bagiye kwivuga. Utari unazi yuko bakora ubwo buraya. Ubwo buraya. Rero Mama Chance uri kuri kamera. Ibyo abantu bahimba se cyangwa abo bavuga ngiye ntibindeba. Yego. Ndabisubiramo. Naterewe inda mu kibaya kiyobowe n'umushumba w'indaya ari we Rukundo. Yego. Iyo ndanyiterwa n'umugabo bita nde Yesu. Ndatwite nzabyara mu kwa 11 kandi sinemerewe gutangaza itariki nzabyariraho. Bizaba bitunguranye. Uwo mu mama rero. Yego. Nawe naje gusanga agomba kuba mu nshuti zanjye. Nimbyara uzamunzanire, aze aterura umwana kandi azamuterura we. Muhe umwana wanjye agira ate? Amuterura. Ariko batatu ntabazabona, azabona umwana umwe. Ngo se simushubije? Nuko ngo batatu kandi azababona, azabona umwe ariko batatu ntabazabona. Azaterura umwana umwe ariko batatu ntabazabona. Kubera iki azabona batatu umwe na umwe? Batatu ntago azababona, azabona umwe. Se Rukuri azabona umwe, batatu ntazababona. Kubera iki azabona umwe, batatu bandi n'umwe? Ayo niyo mabwiriza y'urugo rwanjye nashatsemo, ariko rugo rwa Yesu. Ayo niyo mabwiriza yawe y'urugo rwanjye. Ubwo nuko bizagenda, nuko bizamera. Uyu mugabo bita Yesu, urugo rwe ntago ruvogerwa. Barugendamo bigendanye n'amategeko agenga urugo. Yego. Uyu Yesu rero turi kumwe twazanye kuri vaccine nyine mu buryo bwo kwita kunda ye, anyongoreye ko nzamwereka umwana umwe kugira ngo ashire amatsiko. Uzamubwire ngo nimbyara nzamuha umwana muteruri. Mama Sharon. Hanyuma rero noneho kandi azamuterurira hano kwa Rukundo Empire. Musobanure noneho umubwire ngo abashumba nabangaba. Ngewe umushumba wampaye ikibaya kubw'itegeko rya Yesu. Yego. Akampamagara ati ndashaka ko Mama Chance dukorana ikiganiro. Nkahita muhanurira nkamubwira yuko shene yikurikiranwa n'indaya. Mubwira ko ari umushumba w'indaya, arabinyemerera wanabyiyemereye. Icyo kibaya nicyo naterewemo inda. Kinabyemeye ko umushumba Mama Chance ni ikibazo. Kubera ikizo ndazi zitajya zinturira. Zigira ziti uzimituro. Aha, igihe cyo kuvuga ku maturo ntago ari iki ngiki, ariko buriya ngenzi kizindaya zikwitaho.
ko nta maturo zimaze. ubwo wowe ntago uburyo ziguhamo amaturo ubuzi gusa impamvu utabibona babikora mu buryo bw'umwijima ariko humura igihe kirageze ko babikora mu mucyo. Hanyuma wowe waje wunganira iki kuri izo ndaya unshinza ko ndi umushumba wazo waje? Ndagushinja kandi warabinyemereye. Twasubira no mu kiganiro ukanyemerera koko shene yawe ikurikiranwa n'indaya ori mbere umugabo ndabizi azabye editing irimo irankoraho hari ukuntu muri kujya mufata ibintu mukabihuza mukongera mukabihuza kugira ngo mungire umwana wa se w'ibinyoma kandi nge ntaho mpuriye na Satani se w'iki w'ibinyoma. Ori ibi bintu ni mu byediting sinzagaruka kuri kamera zanyu zacu cya Rukundo zanyu kubera ko wowe Rukundo arabikatamo ntago aremera inyuma ya kamera ko ari umushumba w'indaya. Nago mbikata urakoze uyu munsi simbikata ariko ikibazo nawe rero byibura ndaninkobaje ngo ni iki waje kunganira kuri izo ndaya yenda nanjye ntorero reka mbyemere. Nakubwiye yuko umurimo wanzanye yego ari ugushaka indaya zingahe ebyiri. Indaya imwe irimo indaya nyinshi n'indi irimo indaya nyinshi. Igihe kirageze kandi kirasohoye ngo aya makuru ajya ahagaragara. Diane biteze umeze neza mwiza wacu hari musange yari mu kiganiro rwose turakwakira mu izina rya Yesu. Turakwakira mu izina rya Yesu ugende wiyanzuze cyane haba ariko ari gucara hejuru. Oya mureke ntacyo. Iyo utazana na Diane nta kamera yawe nari bugire gute kujyaho nari bugeho. Uyu munsi ndacyura ituro ry'indaya munsi ndacyura ituro rwose sibyo mama sha kandi ngiye kuva kuri kamera nyine buretse Diane azasuhuza abantu. Diane uraho neza ndagukunda Imana iguha umugisha. Imana ifite umubabaro mwinshi w'ukuntu abantu bihisha mu kinyoma bakatubeshya abo bari bo kandi atari bo nyabo. Diane Imana iguha umugisha ko wahagaze kuri kamera ukavuga uwo uriwe. Dufite abarokore benshi data bakora biriya bintu ariko bigize abakirisitu bigira abarokore kandi nabo bakora burayi. Igihe kirageze ngo rero nzamena ayo mabanga nzayamena turi kumwe. Urabyemeye? Warakoze kuvuga icyo ukora Dia ndi imbere y'Imana ishobora byose yego nubwo wahamije ko uri indaya. Inda zirashonje. Inda zigize gute? Zirashonje. Buretse ariko murajya hehe indaya zigize zite zirashonje. Buretse rata Dia buretse gato mama sha buretse gato waje kuri kamera sibyo uzi ufite ifuhe ryinshi uvuga ngo mbere yo kubwiriza indaya ngo mubanze mukora iki muziteho. Njye ubwanjye naje ndagusubiza ndakubwira ngo Dia iyo ngiye kwita ku ndaya ntago ari ngombwa ko mbyereka abantu. Ibyo bintu kwaba ari ukuri cyangwa si ko kuri kutabyereka abantu nabonye ari byo byiza. Imana igufasha hatari kuri kamera. None se ntugakore nka Sia cyangwa Pastor Mutesi. Oya icyo kintu mukoze sicyo. Asiya biriya akora nawe nuko abyiyumvamo. Abari gucuruza Mana ikirano abari gucuruza mu mashansi kandi mu mashansi nta bufasha ashaka. Asiya uburyo akoramo bwubahwe ntihagire ubumenyera kuko hari abo bwagiriye umumaro hari nabo bwakanguye. Nge muri uwo murimo wanjye ntabo nshaka gukangura yego nta nabanshyigikira nkeneye yego. Rero twisenye ibyo akora kuko hari abo byagiriye iki umumaro yego. Harya nemo nkubwira iki Dia ko umuntu ajya gufasha umuntu akerekana ibintu by'amafoto video ibintu bigiye bitandukanye. Diane yansabye yuko ngo mbere yuko nongera kuvuga ngo nzabanza nkapakiza Daihatsu nkajya kugaburira indazi shonje. Nanjye ndaza ndamusubiza ndamubwira nti Dia biriya niyo nabikora ntago nakwemera ko bantunga iki kamera. Mu muhamagaro nahamagawe ngewe gutunga kamera mfasha abantu ntago birimo kandi ngewe nta nubwo njya gufasha abantu intego ari ukubafasha ahubwo intego ni ukubafata amaboko kugira ngo aho bari bagire bate bahave. Dia none si byo navuze kwaba ariko kuri cyangwa ni kwaba ariko kuri kuri cyane rwose
hanyuma mama sha mu magambo menshi Diane yayivuganye ifuhe afite umujinya mwinshi cyane ndetse n'umubabaro avuga ngo mama chance nkuhamagaye kangahe wowe wiyitirira ko uri umukunzi w'indaya ukunda indaya zana dayihatso y'ibiryo ugira ute ufashe indaya cyangwa se njyewe nzitangira ubuhamya yuko aravuga ngo nushake ntiwirirwe ujya ahandi uzumpereho uri kumva uzumpereho njyewe noneho nzagende ntanga ubuhamya ko ukunda indaya unazifasha nonaha uri kumwe na Diane ese twizere ko abantu badukurikiye Diane ko hari ikintu uri buze kuba wamuhindurira ubuzima yakubwiye ko ibintu buretse gata nsubiza si we mbwiye nanjye ndagusubiza none se ubwo nimba nakubwiye ko yego imirimo yanjye y'amaboko nta kamera igomba kuyibamo yego ahubwo kamera iri ku munwa wanjye Yego. ariko itari ku maboko yanjye ushaka ko nkora iki aho nahuriye na Diane cyangwa se aho tuzahurira ikibaya mwahuriyemo tuhaziranyeho ikibaya mwahuriyemo icy'ingenzi nuko ibyo nge ntazavuga Yego. hari abandi bazabivuga niyo kandi Diane atavuga hari abandi bazavuga hari abandi bazavuga rero muri Kristo Yesu turi ingingo zigirirana niba igihe cyo kuvuga ko umunwa uri kuvuga Yego. n'amaboko abazakora n'amaguru agakora yego gusa tukiri aho ngaho ndumva nta kindi narenzaho ahubwo nashimira Diane wavuganye ririya fuhe Yego. avuga ngo indaya ntizikeneye ivugabutumwa ry'akanwa gusa zikeneye n'amaboko Yego. rero icyo kintu yavuze nicyo gitumye nitaba ryajwi ryampamagaye tukaba tuhagararanye n'aha ngaha Yego. ni nayo mpamvu muri iyo misiyo yanzanye hano kwa Rukundo Empire yego iyo misiyo niyo yamuhamagaza kuvuga kuriya ni umugabo wo guhamya Diane ntago ari umugore nta nubwo ari n'umukobwa duhagararanye aha ngaha ni umugabo wo kugira gute Wo wo guhamya aho hirya iyo umubyeyi agiye kubyara uretse dogiteri yego yego nta bandi baza guhagarara aho ngaho yego Yego. iyo umwana agiye gukaraba umwana akuze bamushyira muri dushe ntibamushyira ku karubanda Yego. iyo hirya rero ntago bireba kamera njyewe na Diane yego ndetse n'abandi nka Diane tubiziranyeho mubiziranyeho ibyo Imana izashima ko kamera ibona ubwo izabibona ibyo itazashima ko ibona ntago izabibona Diane wambwiraga nabi Diane wari warakaye ririya fuhe yari afite narindi ishyigikiye Yego. ubu turakundanye Diane hari ikibazo dufite yaje ambwira ko hari ibibazo bigera muri 5 ashaka kuza kukubaza ndagira ngo umumere mikoro zifate mu ntoki abikubaze areba hano muri kamera yahagarara neza nkuko mu mashansi ahagaze yego gutyo hanyuma mu mashansi ngo muri kurebana mubaza ibyo bibazo 5 waje umbwira ugomba kumubaza ndashaka kubaza mama chance hari umugore nabonye yitereka aravuga ngo mama chance ngo ni umusazi kandi umugore yaje kuri cano yawe aranaduhuza Diane ngo ni umusazi uwo mugore niko yavuze oya nundi mugore ubundi w'imisatsi myinshi nejo nakoze ikiganiro mubaze noneho aravuga ngo uri umusazi ngo nagwe buriya bintu buvuga ngo ari byo ariko ngiye naje kubona ko biriya harimo ishyari yo kukugerera ishyari kubera ko wivugira ibintu by'Imana we nta nubwo turanamubona kuri kamera aza gusengera n'abantu n'ijambo na rimwe ahubwo tumubona aza gusesengura ku bantu ngo umuntu ngo ni umusazi nagira ngo nkubaze iyo umuntu yiteretse nka kuri akavuga ngo uri umusazi urumva kandi nawe yita umukozi w'Imana biriya bintu ntabwo bikubabaza ntago mbabara kubera ko uwo mwanya yavuze ngo ni umukozi w'Imana yarangiza agasebya undi muntu ngo ni umusazi abamubona tayari bahita babona icyo ari cyo mugenzi we kandi nawe yiyita umukozi w'Imana tayari mwebwe mu mukurikirana akivuga ko ari umukozi w'Imana akahita asebya mugenzi we yego ubwo burya amusebyamo abamubona ntago ari ibihaza bikoreye nta nubwo ari n'amashu n'abantu batekereza tayari ububeretse uriwe ariko mama sha biravuga ko ngo nuriya n'umukobwa nubwo namuhaye ikiganiro ngo biravuga ko nawe ngo ari muri ba bantu bashaka dayihatso yuzuye bashaka dayihatso yuzuye ngeye mama chance nyijyane none se ruko
njyewe none se we yigeze umukozi amufasha w'abantu. amusaba ubufasha ntabwo njye ndi umukozi w'abantu ndi umukozi w'Imana ntabwo abantu bambwiriza ibyo nkora ahubwo Imana nimbwiriza ibyo ngira nte gukora. yego Icya kabiri Diane, hasigaye ibibazo bine. ngaho mbaza ibyo ndashaka kumbaza njyewe ndabaza mama Chance mama Shako ko utwita inda ya rukundo. ibyo ni amagambo y'abamvugaho ibyo bashaka kandi abo bantu ndagira ngo mbahugure babwire ngo ntukumva agace kamwe mu byo umuntu yavuze ujye wumva ibintu byose kuko aba banyamakuru bareditinga bo bagakora ibyabo. njye ntago ntwitiye rukundo ntwitiye Yesu ahubwo Yesu yantereye inda mu kibaya cya Rukundo Empire ari uyoboye iyo shene nk'umushumba w'indaya Yego. niho naterewe inda abarokore mu gihe barimo banjugunye muri icyo kibaya ahurira n'umugabo bita Yesu ahita antera inda ntwitiye Yesu ntago ntwitiye rukundo Ako ngenda kwikundira. naye ndagukunda Mbere ukiza nibwo nararebye ndavuga si uyu muntu ibi ni biki ari kuvuga. Kubera ko nari nakubonye wambaye ga z'umweru ndavuga si uyu muntu ako nyuma naje Umunsi w'ishyingurwa rya gogo. nyuma rero ugenda wivugira ibyawe ngiye nkavuga si uyu muntu aho wavugiye ngo ukunda indaya nibwo naje ndamvuga biriya ariko ubundi mu yindi minsi isanzwe nsigaye nkwikundira njyewe iyo mbonye ibyo wivugira ngenda kwikundira ntabwo nabikubwiye nakubwiye kuki Ko wambwiye ibintu byinshi unabyibuka. narakubwiye ngo Diane uriye kumbwira nifuza tuzakundana narabivuze cyane ntabyo navuze Warabivuze nanjye niyo mpamvu mvuze ngo uyu munsi nshobora kuza gutaha nseka nishimye. Sibyo? mama Chance nta kibazo cye pe. Umunsi ndaya ziribuze ku mituro. mama Chance avuye mu maturo Oya none nawe se. ukunda ituro Mama Chance. cyangwa uri bujye kubasaba igihembo sha. Igihembo nicyo turo. Turi gusoza ikiganiro urumva? Ndagira ngo noneho usubirane mikoro. hari hasigaye ikibazo kimwe yashoje Yasoje. Ikibazo cya nyuma nuko n'icyuka gukunda nta kindi. narwakira urukundo Yego. Hanyuma icyo nshaka kwisabira mama Chance mama Chance nshaka kuzansengera Imana nkabona umugabo nkatanga ubuhamya nkava muri ubu buzima. wabwiye Yesu akagutera inda. Oya ngiye sindakizwa ntago ndakizwa sinzaza kwiyoberekanya nka babandi rukundo ajya azana biyoberekanya kuri kamera kandi ejo nkababona hari bakora ibibi sindakizwa ariko nawe urabikora nawe ngo urabikora byo kwiyoberekanya byo gukora ibibi ukaniyoberekanya njyewe sinjya njya mu rusengero sindajyayo ariko hashize igihe kingana icyo uheruka ryari mu rusengero njyemeruka yo kuri bonane ubwo nagiye gusenga njyayo kuri bonane buri munsi buri munsi ya bonane njyewe nava mu bukozi w'ibibi nkahita ninjira mu rusengero turanaturanye urabizi n'urusengero njyewe nava mu bibi nkahita ninjira mu rusengero nturanye n'urusengero pe ariko sindakizwa ntago ndakizwa kandi muri ako gakiza urahashaka n'umugabo ndashaka n'umugabo ese dia yo kuri bonane kari bwo abantu bari gushaka amafaranga yo kurya mu minsi mikuru oya njyewe n'abagabo n'abakiriya bonane mba narangije kuyabona ahubwo bukeye njya gusenga nkashima Imana ko nabonye amafaranga ugashima Imana ko n'umwaka urangiye amahoro cyane ariko nibwo murambura amaboko mu masha ibyo binabireke ubundi dusoza ikiganiro ushaka kwerekana iki kurambura amaboko kuri Diane shaka kwerekana iki reka nsengera abantu muri rusange Diane we dufite aho tuzahurira urakoze cyane yego kuri data wa twese Imana imwe rukumbi Imana dawe nyirimpuhwe Imana dawe nyirububasha mu izina ryawe Yesu Kristo mfasha mikorodiya ciye bugufi imbere yawe uyu mwanya ndi kuri kamera ku bwa misiyo wampaye data nyemerera ntaba ari nge ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro mukunzi wanjye mwiza icyo waje gushaka ni intama yazimiye nago waje gushaka intama iri mu rwuri nunyemerera aha kuri kamera
kubw'iyo misiyo yawe nziza ndahamagara abo basore, ndahamagara abo bagabo, ndahamagara abo bakobwa, ndahamagara abamama mu mugambi wawe mwiza. Uko ibihe bigenda bisimburana, ako gakiza gataha i Siyoni, ubwami bwawe bwubakike. Ndafunga amarembo y'ikuzimu, imbaraga ziza kuroga, imbaraga ziza kwica, imbaraga ziza kwiba. Ndakubita imbaraga z'abadayimoni, ndamenagura imyuka y'abazimu mu izina rya Yesu. Mpamagaye Uwiteka Imana imwe rukumbi, mpamagaye Kristo nk'umucunguzi, mpamagaye Mwuka Wera nk'umufasha. Uyu murimo Yesu ni wowe ubereye maso. Nyemerera nk'uko wavuganye nanjye, usohoze gukiranuka kwawe, ubundi itsinzi yawe iboneke, ibendera ryawe rizamurwe. Haba mu muntu w'imbere ari uzabona Imana, haba n'uyu w'inyuma ugomba kubaho. Ndasabye Mwami ngo umwuzuze 100%, basi 90%, 80%. Ndakura abantu muri esheke mu izina rya Yesu. Ndabinjije mu manota akwiriye, mu muntu w'imbere uzabona Imana n'umuntu w'inyuma kugira ngo yubakike. Iyo umuntu yuzuye mu bumana, ubwami bwawe bwubakitse. Agakiza rero niko nasabaga ngo gataha i Siyoni. Urakoze kubikoreye kwiyubahisha. Ni mu izina ryawe Kristo dusenze twizeye. Amina. Reka tubashimire.